Ese wari uzi ko hari imboga abantu benshi bafata nk'inzaduka ariko nyamara zifite ubushobozi bwo kugabanya isukari mu maraso, gufasha umutima, kongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse zikanafasha uruhu n'umusatsi kuba byiza? Uyu munsi tugiye kuvuga kuri gombo cyangwa okra, imboga zoroshye kubona ariko zifite amabanga akomeye ku buzima bwacu. Muri iki kiganiro turarebera hamwe akamaro 10 gakomeye ka gombo ku buzima, uburyo bwiza bwo kuzirya kuri buri kamaro, inama z'ingenzi ugomba kwitondera n'uburyo wazinjiza mu mafunguro yawe ya buri munsi. Nk'uko byasobanuwe mu gitabo Okra, Status, Challenges and Opportunities cyasohowe na Springer Nature mu mwaka wa 2025, gombo ni zimwe mu mboga zikungahaye ku ntungamubiri, fibre n'ibinyabutabire bifasha umubiri mu buryo bwinshi. Niba ukunda ibiganiro by'ubuzima n'imirire karemano, kanda subscribe niba wari utarayikora, usangiza abawe iyi video, unakande na like kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi. Murakaza neza kuri channel y'utuntu tw'ubwenge, aho tuganira ku buzima, imirire n'uburyo bwo kubaho neza dukoresheje ibintu bisanzwe biboneka hafi yacu. Gombo ni ubwoko bw'imboga butari busanzwe bumenyerewe mu Rwanda, nubwo buzwi cyane mu yindi mico yo mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Afurika. Muri iki kiganiro tugiye kwerekana inyungu 10 zitangaje zatuma urushaho gukunda imboga za gombo cyangwa ukiga kuzikoresha ku mafunguro niba utari usanzwe uzirya. Noneho reka dutangire tureba akamaro ka mbere gakomeye ka gombo ku mubiri w'umuntu. Imboga za gombo zifasha igogorwa ry'ibiryo kuko zirimo fibre nyinshi cyane. Izi fibre zifasha amara gukora neza kandi zikagabanya ikibazo cyo kwituma bigoranye. Iyo umuntu adafite fibre zihagije, ashobora kugira impatwe, kubyimba inda cyangwa digestive ikaba mbi. Gombo rero zifasha ibiryo kugenda neza mu mara kandi zikarinda umubiri kubika imyanda igihe kirekire. Ikindi ni uko ya miterere yihariye yo kurenduka ya gombo ifasha kurinda ururenda rwo mu mara kugira ngo rutangirika. Uburyo rero bwiza bwo kuzirya ni ukuziteka byoroheje mu isupu, kuzivanga muri smoothie cyangwa umutobe w'imbuto. Irinde kuziteka igihe kirekire cyane kuko fibre zimwe zirangirika. Gombo nanone ifasha kugabanya isukari mu maraso. Abantu benshi bafite ikibazo cya diabete cyangwa bafite ibyago byo kuyirwara bashobora kungukira mu kurya imboga za gombo. Fibre zazo zituma isukari iva mu biryo itinjira mu maraso vuba cyane. Ibi rero bigafasha kugenzura iyo sukari cyangwa glucose. Hari n'abanywa mu gitondo amazi barajemo gombo. Uburyo bwiza bwo kuyirya, warya gombo zidahiye cyane. Irinde kuzirya zirimo amavuta menshi cyangwa isukari nyinshi. Nanone gombo zifasha umutima gukora neza kuko zifasha kugabanya cholesterol mbi mu mubiri. Iyi cholesterol mbi akaba ari bya binure bibi. Iyo cholesterol mbi ibaye nyinshi, ishobora gufunga imiyoboro y'amaraso bikagira ingaruka ku mutima. Antioxidants ziba muri gombo rero zifasha kurinda imiyoboro y'amaraso no kugabanya inflammation. Uburyo bwiza bwo kuzirya, waziteka mu buryo bwa vapeur cyangwa kuziteka ukoresheje umwuka, ubundi ukazirya ziri kumwe n'izindi mboga z'icyatsi. Irinde gusa kuzikaranga mu mavuta menshi. Gombo zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Gombo zirimo vitamine C nyinshi. Izo vitamine zifasha umubiri kurwanya indwara. Kandi iyo vitamine C ifasha gukira vuba iyo umuntu arwaye cyangwa afite umunaniro. Uburyo bwiza rero bwo kuzirya, ushobora guhekenya gombo mbisi cyangwa itetse igihe gito. Kuko vitamine C burya yangirika iyo ubushyuhe bubaye bwinshi cyane. Ni ukuvuga muri make iyo itetse cyane. Gombo nanone ifasha amagufa gukomera. Gombo igira vitamine K. Iyi vitamine K iri muri gombo igafasha amagufa gukomera no gufasha amaraso gukora neza. Ni ingenzi cyane ku bana, abakuze ndetse n'abagore. Uburyo bwiza bwo kuzirya
ni ukuzifatanya n'ibindi biribwa birimo calcium nka dodo cyangwa amata, cyangwa ukayiteka mu isupu y'imboga. Mbere yo gusobanura ibivugwa ku kamaro ka gombo mu gufasha ku buzima bw'imyororokere bw'abagore, niba ugeze hano kandi ukaba hari icyo urimo kwigira muri iyi video, andika muri comment uti gombo ni umuti, kandi ntiwibagirwe gukanda like no gusangiza abandi iyi video. Inyungu ya gatandatu ni uko gombo ifasha abagore batwite. Gombo zirimo ikinyabutabire cyitwa folate gifasha umwana uri mu nda gukura neza. Iyi folate ni ingenzi cyane mu mezi ya mbere y'inda kuko ifasha ubwonko n'umugongo by'umwana gukura neza. Hari n'abantu benshi bemera ko gombo ishobora gufasha ubuzima bw'imyororokere kubera intungamubiri zayo n'amazi menshi ayirimo, ariko kugeza ubu nta bushakashatsi bwizewe burerekana ko gombo yongera ububobere bw'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina mu buryo butaziguye. Uburyo rero bwiza bwo kuzirya kugira ngo zikuremo izi nyungu ni uguteka gombo neza ariko ntizishye cyane, cyangwa ukazivanga mu mafunguro asanzwe. Imboga za gombo nanone zifasha kugabanya ibiro kubera fibre nyinshi zibamo. Gombo zigatuma umuntu ahaga igihe kirekire. Ibi bifasha kugabanya kurya byinshi cyane no kwifuza utwo kurya twa hato na hato. Muri ubu buryo rero nibyo bifasha kugabanya ibiro mu gihe ubyifuza. Ikindi kandi imboga za gombo zifasha umubiri kwisukura. Uburyo rero bwiza bwo kuzirya, wakatira uduce twa gombo muri salade, mu isupu yoroheje cyangwa smoothie ifite imbuto n'imboga. Gombo zifasha nanone uruhu n'umusatsi kuba byiza. Antioxidants ziba muri gombo zirinda uruhu gusaza vuba, zigafasha kandi kugabanya ibibazo by'uruhu bifitanye isano na stress n'umwanda wo mu mubiri. Uburyo bwiza rero bwo kuzirya ni uguhekenya gombo mbisi, ukanywa n'amazi menshi, ndetse no kurya imbuto zikungahaye kuri vitamine C. Gombo kandi zituma umuntu agira imisatsi myiza iyo uzitogosheje, nyuma zamara guhora ukazivanga n'umutobe w'indimu, ubundi ugasiga mu misatsi nyuma ukawimesamo. Bituma umusatsi usa neza kandi ukabyibuha. Inyungu ya 9 ni uko gombo zifasha ubwonko gukora neza. Ikinyabutabire cya magnesium na vitamine zitandukanye biba muri gombo bifasha ubwonko gukora neza, bigafasha kugabanya stress no kunoza concentration cyangwa kudahuzagurika. Gombo zituma ubwonko bumererwa neza, bukanakora neza ku buryo ari nziza ku bana b'abanyeshuri kuko zibafasha kwiga bagafata mu mutwe. Uburyo bwiza bwo kuzirya, wazirya mu mafunguro ya mu gitondo nk'imboga, cyangwa mu mafunguro ya saa sita uzifatanyije n'ibiryo bifite proteine. Inyungu ya 10 turi buvugeho muri iki kiganiro ni uko gombo zifasha kugabanya umunaniro. Gombo zifasha umubiri kubona imyunyungugu n'intungamubiri zongera imbaraga. Iyo umuntu arya nabi cyangwa adafite intungamubiri zihagije, ashobora guhora ananiwe. Gombo rero ni imboga nziza kuri icyo kibazo. Uburyo bwiza bwo kuzirya hano, wazirya mu isupu cyangwa mu ifunguro ryoroheje rya nimugoroba kugira ngo bikurinde umunaniro. Dore rero inama z'ingenzi n'ibyo wakwitondera mu gukoresha imboga za gombo. Nubwo imboga za gombo ari nziza, ntukazirye birenze urugero. Abantu bamwe bashobora kutishimira kwa kurenduka kwazo, ariko burya nibyo bifasha cyane kuko niho hari za fibre nyinshi. Ikindi, niba ufite indwara zikomeye nka diabete cyangwa ikibazo cy'impyiko, banza ugishe inama muganga ku mirire yawe. Gombo nziza niba ikiri ntoto kandi ari icyatsi kibisi. Mu gusoza rero nk'uko twabibonye, gombo si imboga zisanzwe gusa. Zishobora gufasha umutima, igogorwa ry'ibiryo, isukari mu maraso, amagufa, uruhu n'ibindi byinshi. Iyo uziriye mu buryo bwiza kandi kenshi, zishobora kuba kimwe mu biryo byagufasha kugira ubuzima bwiza. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku buzima bw'imitekerereze n'imikorere y'ubwonko, aho tuzaganira ku ngingo ikora ku bantu benshi ariko ikaba itaganirwaho cyane mu ruhame.
kuki abagabo benshi bahitamo guhisha agahinda n'ububabare byabo. Niba rero wakunze iki kiganiro, kanda like, ukore subscribe ndetse unakande no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubuzima. Twandikire muri comment igitekerezo cyangwa ibyo wakwibaza kuri iyi nkuru. Murakoze rero cyane kubana natwe, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro. Mugire ubuzima bwiza.